ibi umuntu w'umufamiliye cyangwa se umuntu umukwe wabo muramuwe aya makimbirane yawe nawe ese koko nibyo ko ni urumuramu cyangwa oya jewe ntereta mushikiwe ndanamukunda nubu tega amatwi reka twiyumvire ukuri ntereta mushikiwe ndanamukunda nawe arankunda simvuza amazina ye ubwo niba hari umugore nabitse mu nzu rero ni mushikiwe igendera atarurimo iyi pusi itari mu nzu imbeba ntizitinya kunya ku meza hari abashitsi iyo aba rura rugo rwa Theogene harimo ipusi nta mbeba yajyayo reka munshinja abagore nuko nashenye ndabyemera ni igikomere mbana nacyo uwankubitira mwaho rero afite ishingiro reka noneho ndongore reka ndongore kandi nukuri ndazana umudiaspora arajya hehe ku ijuru ritabaye mu kwa karindwi ari mu kirere aragira ati nubwo nakubona gusa ngapfa birahagije mu yandi magambo nuko hari ijambo rikomeye n'imbuto yabonye neza ibi rero ngo Theogene ngo afite video ngo asambana ntazo mwaba mufite ngo mureke kuzizana umuhanga azagerageza none ikintu gisekeje simbahaye content noneho y'umwaka umunsi wo gukora mariage ni nawo munsi wo gusukwaho amavuta y'ubushumba abantu bashaka kumenya kanegere hano ngewe ndakubaza icyo nkubaza ari cyo usubiza iyi foto ni yande Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe go turabakunda cyane Yesu nashimwe kandi ahimbazwe n'umwami kandi ibihe byose turabakunda kandi tubaye ikaze mu biganiro byacu aho dukurikiye hose uri reka mbere ya byose tubabwire ngo twakiriye iriba ry'abera n'impamvu ziriba ry'abera wumve umuvandimwe Theogene kubera ko nyine ngo umuhanuzi Theogene niho anyuza ibyigisho bye niho anyuza ubutumwa ndetse n'izindi nyigisho zigiye zitandukanye cyane Theo karibu mu biganiro byacu Yesu ashimwe cyane Imana ibaho umugisha urakomeye ndashimye Imana yego nishimye guhura nawe ntabwo ni njyenyine iruhande rwanjye ndi kumwe na Samu kandi nzi ko ibintu bigiye kugenda neza cyane twavuga byinshi twakora byinshi ariko biba byiza cyane iyo dukuyeho urujijo ku bintu abantu benshi cyane baba bibaza kubera ko nibo dukorera cyane cyane kuko turi mu murimo w'Imana ariko ntabwo umurimo w'Imana wagenda neza hakiri gushidikanya cyangwa se utuntu tw'utwangononwa hirya no hino bisaba ko ibintu tubishyira ku murongo kugira ngo bigende neza cyane hari amajwi ngire ngo yagiye hanze ashyizwe hanze na Pastor Claude avuga ko ari umuhanuzi Theogene yari kubwira umuhanuzi Prophète Noheli wanashyize indirimbo hanze mu kanya nari ndimo ndayireba yari kumubwira ibijyanye n'ibyo agomba kwitwararika no kukuba yakora mu by'urukundo rwiwe na Asiya ngire ngo abantu barabyumvishe bamwe baravuga ati uradutengushye tibi bintu twabigukekeragaho ati zimvugo ukoresheje ntabwo zihwitse ibintu biremereye byavuye muri gospel byageze no muri sekira kuko ibintu nubona Dumba yabipostinze ukabona Kasuku yabipostinze buryo uzahita umenya ko byarenze yego byageze kure cyane ngira ngo ari amajwi navuga ko ari cyo kintu kiri ahantu hose niyo nkuru ihari imihanda sasa gahunda ukuntu ziteye mu by'ukuri Theo yasaga naho hari ubutumwa arimo arahereza Noheli ariko ahanini cyane cyo tugendereyeho ejo Theo yakoze ikiganiro ariko abantu nabonye batanyuzwe bibanze kuri audio ariko ikiganiro basa naho batakiciwe cyane badashaka kucyumva yego kugira ngo dutangire neza rero nk'abana b'Imana twese duhuzwa n'isengesho twese duhuzwa n'amasengesho mureke tubanze duce bugufi kugira ngo dusenge Theo tubere muri no sengesho kugira ngo duhe na karibu nakaze mwuka wera atubare natwe kandi akuyobore ibyo uvuga ko ntaba ari wowe ahubwo abe ari we ukuyobora Mana yacu waturinzira ijoro hirya no hino turi amahoro abagize ibyago nubakomeze abacitse intege ububake mbere ya byose Mana utweze kuko turi abanyaminwa yanduye ijambo ryawe ryarambwiye ngo iyo umuntu akiri mu isi abagifasha igihe mu ntambara duciye bugufi ngo ubane natwe muri iki kiganiro kandi umwuka wera abane natwe amen Samumeze gute ameze neza ndashima Imana cyane ngira ngo ikiganiro twakoze ejo
cyaje nyuma y'icya Pastor Claude ngira ngo nibishaka yabisobanuye niyo mpamvu uyu munsi mu gitondo ndagira ngo noneho iki nibatanyurwa iki kiganiro ndagira ngo tugendeye kuri comment n'ibyo abantu bajya batwandikira batubwira ati mumutubarize neza adusobanurire ibyiriya audio ubu noneho tugiye kuvuga kuri iriya audio gusa kuko kira kiganiro twakoze cyari kirimo n'ubundi butumwa buremereye bwiza kira kiganiro buri ibintu uretse iriya audio ibindi bintu biri inyuma ni byiza biri bimwe mu biganiro byiza uyu mugabo ashaka kuba yarakoze ariko abantu ntibigeze bashaka kumva ibindi by'inyuma bumvaga audio noneho abantu benshi baje bavuga ko we nibishaka ari guhakana ko ari amajwi ataraye ubwo turi kugira ngo ibintu byose tubishyireho umucyo duhereye nonaha abantu badukurikiye bamenye ukuri bamenye nimba ari amajwi yacuzwe kuko abantu ubu ikoranabuhanga ryaraje umuntu ashobora gukoresha cyane cyane buriya bintu buriya no mu rukiko uko bidakora biriya bintu ngo byo kuvuga ngo ijwi ry'umuntu kuko umuntu ashobora gucurira mu rukiko turi imbere y'abana b'Imana n'urugero ndi kuguha ijwi umuntu ashobora kuricura birashoboka amajwi barayacura yego ijwi ry'umuntu umuntu araricura birashoboka cyane bitewe n'ahantu technology igeze ariko noneho nibishaka ni ugiye kubishyiraho umucyo tumenye nimba ari rajwi ari rucurano cyangwa ari irye noneho tumenye n'impamvu yaryo nibishaka ya murakoze hogura n'umuhanuzi ariko banze ubwire n'abana makuru y'ijuru reka mbanze nshimire mbikuye ku mutima Theogene Imana yampaye impano yo kutagira inzika ndayishimira Uwiteka nta muntu nanga ni ukuri kwiyamamagaye niba nje kwiyoberanya hano Uwiteka twara imfura n'ikironda mfura nsigare ndi inshike nta muntu njya ndwara inzika mu buzima nsabe urugendo online abakurikirana iyo channel nsabe impanuro yego abayikurikirana nsabe iriba ry'abera TV n'izindi na Rwanda Gospel Show abantu tugiye kuvugana mutege amatwi deni mwumve neza ikiganiro naraye nkoze kirimo ubusesenguzi buri muri audio umvise kuba afite impano yo kumva no gusesengura ndashimira mbikuye ku mutima abantu bantutse bababaye ariko nanone abantu bave mu bintu byo gufana yego naje muri media nzi ngo nje kuvugana n'abakristo n'abakeneye kumva ijambo ry'Imana ntabwo rero nari nzi ko burya habamo aba Theogene nibishaka habamo abo ku ruhande rwa Pasi iri joro ikiganiro nacyumvise ndagitangira ndagisoza nani commentaire ya mbere ndayisoma n'iya nyuma ndayisoma wenda ubaho bigeze ntago mbizi nasomye commentaire 96 naryamye isaha y'isa 10 za nijoro ariko niba hari ikintu cyansekeje kandi kikanshimisha nge sinjya niyoberanya umunsi niyoberanije Uwiteka zampane iteka ryose ubugingo bwanjye azaburi batere munsi y'ibirenge bye nuko nteye bo ndasaba rero baze kumva noneho batangire bitonze nanone basoze bitonze hari ikintu maze kubona muri social media kumva ku muvuduko uri hejuru ariko ukiyima umwanya wo gusesengura ndasubiramo kumva ikiganiro ku muvuduko uri hejuru wihuta ukiyima umwanya wo kubishyira mu bwonko ngo bisesengure ari ikiganiro nakoze bwa mbere ari n'icya kabiri ari n'icya gatatu nibaze ku ijambo rivuga ngo umuntu ushaka igituza cya mama Asia Theo yarinde muri we ako kana de abana be bakundaga iki yabazaniraga iki gatatu sumukadi Nyakwigendera yasize mu mutima wa Asia umuntu yikuramo agomba kuba yujuje iki ako kantu rero aho kugira ngo abantu bahumve umuvandimwe pasiteri
yimikwa simbizi, ndabizi uvuze izina rye ahajya turahazi, nta mpamvu njye mvuze pasiteri, sibyo? Rero abakunzi mwese mugiye kumva iki kintu, nashimishijwe no kubona imbaga nyamwinshi iri ku ruhande rwa mama Asiya. Ndavuga ngo reka mbe igitambo ntukwe, ariko nongera mbabazwa nanone nuko nta muntu wanditse ati Theogene tuzi, sibyo? Ese waza ukatubwira niba iriya audio ari yawe, cyangwa niba atari yawe. Nza mu kiganiro sinigeze nyemera, sinanayihakanye, nayikavarinze ndicecekera, yego, sibyo? Hanyuma nimvuga ngo ni yanjye cyangwa si yanjye, mwe ntimuhite mwirukanka, ahubwo mwumve intego ya audio ni iyi. Ese Theogene wari ugamije iki? Ese koko uri umufatanyacyaha na Profete Noheli? Ese koko ni wowe umworiyanta kujya mu rukundo na mama Asiya? Guhanura ubuhanuzi oya nicyo bavuze. Soke bw'ikinyoma nkuko bari kubivuga, ariko sinjye ubivuze. Kuko nge ntago ngenzura impano ziri muri Noheli. Mu bantu bamushinzwe sindimo. Icyo nabona kuri we namusanga, kuba ntaza gutera kamera ngo mvuga abantu suko mba mu nzu gusa nanjye ndagenda, sibyo? Abafite ibyo bamvugaho bafite uko banza, ariko nge mfite uko niyizi. Hanyuma rero dutangirire ahangaha. Twagiye katwanzike audio nyitanga, ubwo ndayemeye. Ni jenyine ba social media, nshuti z'umusaraba, bantu mudukurikira, ni njyewe njyenyine ufite uburenganzira bwo gusesengura audio nahaye Profete Noheli, sibyo? Urayemera? Ni njye uyemera. Hanyuma undi wagiye kuyisesengura akayisobanura, ntago namubwiye ngo dore ntanze audio, ariko ngo waye n'uburenganzira bwo kujya kuyisobanura. Je ni njye ufite impamvu y'icyo nari nubatse muri jye. Noheli kuba yayifata akayiha Pasiteri Korode, birashoboka ko Noheli ataranyizeye ko twababariranye, cyane ko hirya hacu hahise hari indi mihini yigeze iza. Ariko ndarahira Imana isumba byose, ntago ndi umwanzi wa Noheli, ntacyo mfa nawe, yego. Ariko jewe jenyine ni njye wari ufite muri njye icyo naringamije. Abantu bumva akantu navuze ngo simfite umwanya wo kujya kanyarira ngo Mana, harimo ikintu gikomeye. Ese koko Noheli yareretswe? Ese koko Asiya Imana imuhaye Noheli? Ese koko ibi bintu byubatse gute? Umuntu wese afite uburyo apimamo ibintu bye bitewe n'impamvu. Ngiye kuvuga iki kintu, ntuzakora ikosa ryo gusanga umuntu mu kabare ngo umubwire ngo vuba nonaha reka inzoga, mugurira irindi cupa. Wanyumvise? Bese gato yako kantu ngo nusanga umuntu mu kabara anywa inzoga, ari kunywa inzoga, wimumenera inzoga yayiguriye, yego, kandi akabare yinjiyemo ntiwakamwinjijemo. Rero niba ushaka kumugira inama, banza umushigikire mu mafuti ye, yego. Hanyuma kuko muri kontwari hakirimo izindi nzoga, afite kureba iriya ntarayinywa, iriya nayo ntarayinywa. Rero iyo umubwiye ngo reka kunywa inzoga, ageze ku rwego rwa Primus, kandi afite amatsiko ya Mitsingi, arashaka kumenya Henikeni imerite, mugurire. Numara kumugurira umushire ku ruhande uti rero nubwo nagushigikiye muri ariya mafuti, hanyuma ndagira ngo nkugorore, sibyo? Nizere ko inzoga zose umaze kugira gute kuzinywa, wanyemerera noneho ukareka inzoga ko ntayo usigaje kunywa, hariyo ufitiye amatsiko. Uyu muntu aravuga ati ni ukuri zingeza aha, uyu muntu gukizwa biramworohera, no kumugusha bizakugora, kuko nta yindi nzoga yasohotse uzamwereka ngo ajye kuyirarikira. Uranyumva? Cyane gatanu. Icyo rero naringamije kumenya, sibyo?
ntago jewe ndi umufatanya bikorwa, ntago nyobora Noheli, ni mukuru, sibyo? Yego. Noheli ni mukuru, ikosa yakora sinjye waba warimukoresheje, cyane ko audio yaje Noheli Imana yaramusuye imwereka uwo bazabana, hanyuma audio yaje ikurikira iyerekwa rya Noheli. Mu yandi magambo habanje iyerekwa rye, hanyuma njyewe muha audio turi bangahe? Muri babiri. Tu prive. Yego. Nashakaga kumenya icyo nashakaga kumenya ku giti cyanjye. Iwanjye twari abantu babiri, nanjye wa gatatu, n'undi muntu waje nyuma, tujya muri izo mpaka ndababwira ni mutuze. Message Noheli yansubije maze kumuha audio, abantu bari kurira, hari akantu kansekeje nasetse imbavu zirashya ngo kubenura. Iyo yabaye terime cyane mu mujyi. Rero hari ikintu maze kubona, nukurobanura akantu. Bafite ukuntu wowe uvuga ikintu noneho bagakuramo akantu bakakabyina we bakagakeza, abantu bahite baza ku ijambo rivuga ngo bayaze ubwonko. Ntago bwayaze se, basaze. Hanyuma se umuntu uri mu rukundo, ijuru ryahaye umugeni, hakazamo ijambo rivuga ngo basaze, batogose mu mutwe, bamutse, bagaruke barebe ijambo rivuga ngo icyo akora ibi bintu, iyo uza kuba wabisize kuri cano yawe yari guhita izamuka. Mu yandi magambo nuko ari saga ifite imbaraga. Turi kumvikana neza? Rero nta yindi mpamvu n'iyi nimwe, nta n'icyo nashakaga kubaka, urumva? Hanyuma ushaka kubimenya, hano mfite impamvu z'ibyo ntashaka kwerekana, sibyo? Hanyuma nigeze, hari uwabajije ati ese Noheli yagusubije iki? Hari uwabajije ati ese mwari mushingiye kuki? Byari biturutse kuki kugira ngo ubwire gutya? Iki kiganiro cyaturutse kuki? Ese cyaturutse kuki? Sibyo? Ntabwo rero jewe nshobora kuza ngo yerere. Abantu bari bakwiriye kubanza kumenya imvo n'imvano. Social media rero naje gusangamo abantu utamenya, deni dufite ikibazo. Abantu mufana nibishaka Theogene, kuki mutakumva nikosa yaba yakoze? Mwimfana ntago je naje gushaka abafana, oya, ahubwo nyura mu bundi buryo ubaza uti ese Theogene waza ukatubwira niba ibyo bari kukuvuga ari ukuri, nkanasaba imbabazi, ariko wikoma amashyi. Deni ayo mashyi niyarangije abantu. Kandi tuza tuvuga ngo iradutumye, turi mu mwuka, turimo turahanura. Ejo nakoresheje ijambo rivuga ngo Imana ntisange twebwe turi kubabwira, ahubwo isange mwebwe ibasobanurira abo turi bo kuri mwe. Nta n'uwigeze yumva. Mu yandi magambo, ikinyarwanda nakoresheje cyari gisobanuye iriya audio, noneho bigora abantu mu kubyumva, ahubwo mwe muhaguruka mukubita. Nashatsemo commentaire avuga iti yewe Theogene mukozi w'Imana, watwemerera niba ari uko byagenze ko nawe rwanyerera ukaza ukadukura mu rujiro. Ikiganiro turi kumva kiragaragaza ko ushigikiye mama pastori, ariko audio nanone ikaza ishigikiye Noheli. Niki warugamije, washakaga iki? Igisubizo ngiki rero, ahantu hakunda kuba isenga ry'imbwa cyangwa se ibuga ryazo, sinzi ikinyarwanda nakoresha, kugira ngo umenye ifite imbaraga muri zo, uzafata umunono w'ihene wigufwa uwubabure. Numara kuwubabura usigaho ikirungo cyose gishoboka, urinagaho izo mbwa zikunda kuba zimokera. Aha abantu banyumve neza, ntawe n'isi mbwa, kuko umuntu aravuga akantu kakaba ikindi. Aho zimokera, aho zikinira, aho zikunda gukorera ibikorwa byazo bijyanye n'izina ryazo, baburi gufwa urihanage. Hari iri burifate
iri rigate gusa kuko itaragira experience yo kurifata ngo irihekenye irimene, ikaririgata gusa cyangwa ikaryihumuriza, ariko ibabajwe nuko itarifata ngo irituritse. Hari indi rero izaza ifite inararibonye mu kuguguna iki igufwa, yizahita iricakira ititaye ko iri mu zindi, ihita iricakira irimene. N'ikiriya audio nayikoreye hari ibyo nashakaga ko bivumbuka kandi nabibonye, urumva uri bumbaze. Hanyuma icyakurikiyeho niki, mwabonye uburyo induru, umuriro, umututu w'umunwa wahise uhindukira kuri Theogene. Noneho ndashaka iki kintu nyoze muri ubu buryo. Umukozi w'Imana Nyakwigendera Pastor Theogene bazina banje, Imana iramuhamagaye ngo aruhuke iyi miruho n'imihate, sibyo? Hanyuma abantu bahite bakanguka, naha nashakaga rero tubabamo mutazi ko tubabamo, mutubamo tutazi ko mutubamo. Nyakwigendera maze kuruhuka Imana imuhamagaye, mwabapagani, iyi mihanda habonetse abana ibihumbi bingahe biza bimwitirirwa ko ari abo yabyaye, sibyo? Mukajya gutera kamera, mukagura indaya za hano muri Muhororo, umwe akora muri salon de coiffure yishyuwe ibihumbi 30 by'amafaranga y'u Rwanda, araza atera kamera ati ni Theogene nzahuke twarabyaranye, mwarazibonye abana benshi mwarababyaye, abana mutazaniye Nyakwigendera akiriho ngo mubamushire mu rusengero bati wibwiriza uri umusambanyi, bakagaragara ari uko avuye mu mubiri atashye. Induru twarayibonye nta utarayibonye. None audio Theogene yahaye umuntu afite icyagamije, nibwo muje mwerekana ko muri ku ruhande rw'urukundo rwande rwa mama Pasiteri Asia. Aka kantu abantu bahite bakumva. Muri indyarya, muri iyoberanya, muri abagome, muri abana babi. Ijambo kubenura icyo risobanura kuri jye, nashakaga kumenya Monsieur Prophète Noheli ari mu rukundo na mama Pasiteri Asia, kandi Noheli yareretswe ariko yerekwa sinari mpari, sibyo? Niki cyateye umuntu w'Imana kwerekwa hanyuma bikarangira njyewe wenda ndashaka kureba iryo yerekwa ni njyewe nagombaga gukoresha langage de pagani, igishegu kireba niba uweretswe ari bukavaringe audio muhaye, akambwira ati mukozi w'Imana mfasha gusenga, erega samarari, erega wimbwira gutya wenda ufite icyo washaka kumenya ndabibonye, ariko giye nareretswe ahubwo mfasha gusenga. Birangira audio icomotse aho yariri, sibyo? Iri prive, iri muri telefone y'umuntu, kandi telefone y'umuntu ni umutekano, igomba kuba ifite umutekano usesuye. None audio iragiye, ntigiye kwa Samu Gakire, ntigiye kwa Pasi, ntigiye kwa Theogene, ntigiye kwa Matiyasi, ntigiye kwa Sebyatsi, ntigiye kwa Senturusu, iragiye kwa pasiteri runaka. Aha, kandi muri kese munyumve neza, aha murahita mukanguka noneho. Muri kese Theogene yafungiwe, uwamutanze ni pasiteri runaka. Hanyuma ni nawe ushiriye iki? Ni ushiriwe audio bwa butumwa. Hirya y'uwatanze audio n'uwakiriye audio, maho hagati muri icyo kibuga hari impamvu z'uwayitanze, ntago mbiza azabyivugira. Hanyuma n'uwakiriye audio nawe afite kubidefanda uko abyumva, ibyo nabyo ni uburenganzira bwe, sibyo? Hanyuma haje kuvumbuka ikiganiro cyakozwe, abantu bahite babyumva. Namenye ko intego mufite kuba narafunguwe Theogene nkaba ndi mu gihugu cyanjye nk'umunyarwanda bitigeze bibashimisha. Aha ndashaka kugaragariza RIB n'izindi nzego zishinzwe ubuzima bw'ikiremwa muntu mu Rwanda ko ningira icyomba n'ubundi intego mwari mufite iracyari ya yindi gereza, urumva? Ari nayo mpamvu
muraza guhita mubona ngo kubenura ngo bivuge ngo abagore bose bari mu gihugu ni umugore umwe, umubyeyi umwe, mama pasiteri Asiya niwe topiki, niwe aberetswe Imana yerekanye, hanyuma niwe nkuru, niwe sije. Hari undi mugore wa kabiri mwigeze mwumva Theogene yavuze ikikwereka ubugome bw'aba bantu. Baragiye bati umugore w'umukuru w'igihugu ninde wamuvuze? Wumva ko kantu ushinzwe inama nkuru y'igihugu y'abagore. Deni baragenda batondeka ibintu byongere biremere bibyimbe bituge bisandare. Theogene aba yasubira aho yarari. Mu yandi magambo umugambi n'ubundi uracyakomeje. Nashakaga rero gufata pozisiyo yanjye mu buryo bwanjye bwihariye bwo kugira icyo mvugana na social media mbagira mutya, ariko nashakaga no gusiga ibi bintu mbishizeho iki isuku. Urumva pasi? Hanyuma ndashaka abantu muri ku rugendo online, mbasabye inkunga yo gutega amatwi kandi umwuka w'Imana wo guhishurirwa no gusesengura ikintu abamanukire. Ikintu rero cyanshimishije, mwanyeretse kuriya mubyeyi muri inyuma. Niba muri inyuma rero nimuze dufatanirize hamwe, ntimumubi inyuma wenyine, n'abandi bakeneye abantu bababa inyuma. Nasanze muri social media ari idini ritagira umwuka wera. Ndasubiramo, nasanze social media ari idini ritagira umwuka wera. Ni waraza nta bugingo ndi kubonayo, nta kwezwa kuriyo, nta gakiza kari muri social media. Nasanze ari idini ry'igipindi, ry'ikinyoma, rya views, ryo kuvuza induru no gukomera gusa. Nari nzi ko social media, Imana inambabarire, nari nzi ko kuyizamo ubutumwa buzajya bugera kure mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Ba bandi baboshwe n'utuzi dutandukanye badafite umwanya wo kujya mu nsengero bakadutega amatwi bakuzura umwuka wera bakavuga bati mukozi w'Imana, Imana ikuduhera iki umugisha. Ntago nari nzi ko bandika yo nguri imbwa, ntago nari nzi ko bandika yo nguri igikenya, ntago nari nzi ko bandika yo ngura akakubitwa n'inkuba, ntago nari nzi ko bavuga bati uri ikicucu, uri ikigoryi. None ukibaza iri dini ryuzuyemwe abashize bisoni gusa badashobora kwandika bati niba wanacitswe Imana ikweze, jya imbere ya kamera wihane kuko wavuze nabi, aho ugasanga amabere ya nyoko. Hari ibintu naraye seka mbona icyo gusengera, hari icyo gusengera muri social media. Urakoze cyane. Muri ubwo ndi kuvuga mu byo twagiye tubona haba muri comment, haba n'abantu baba banyuze inbox bakatwandikira mu butumwa bugufi bagiye baduha, bamwe bagiye unanarebye muri comment Theogene nagukunda. Yes. Ibyo bikabanza. Ariko uradutunguye, uratubabaje, ukoresheje amagambo ntari nizeye ko yava mu kanwa kanjye. W'Imana nkawe dukunda twemera yavuga ibi bintu. Ndababaye abo bantu urabahumureke bakomerekejwe n'ibyo bintu batari babashije gusesengura iyo video no kumva. Yego. urabahumureke. Ntabwo ushobora kuba yihumure cyangwa ubabwira ati mumbabarira bakomeretse. Icyambere nabonye abari ku ruhande rwanjye, mbona n'abari kuri kote ya mama pastori, bimpa ikindi cyizere ko n'uwashaka kumuhungabanya cyangwa se kuba yagira ibindi ategura ku buzima bwe, hari ingabo atarazi zamurwanirira ko zihari. Icyo ni kimwe mu byanejeje. Ikindi kandi mbona aho kote y'abantu mpiga baherereye. Ikindi kandi nanjye mbona ndamutse mfuye abanshyingura aho bari, nsanga umurambo wanjye utaribwa n'imbwa ku gasozi. Hanyuma nibakomere, ntago Theogene wo muri iriya audio ari wiri hano, ari nayo mpamvu nshaka ngo bongere bumve ikiganiro. Buriya kiriya kiganiro numvaga nakubita umuntu
ariko nkavuga ni hari n'uwo nari ngiye gufata mu ishingu Samu we wabirebye afite ibintu ari gushigikira navuga nk'uyu mufasha iki iyi fanatizme iri mu mbuga nkoranyambaga felicitation komera niba ari ukwihana niba ari ukugorora ibintu tubigorore sibyo ni ukuri navuze ngo ibi bintu nibisohora sinzongera guhanura sibyo sinshobora kuzongera kuvuga ngo Yesu yavuze cyavuze ibiki niba umuntu akubwiye ngo niba ushaka uriya mugore bureba yaguraga ngahe ntacyo wumvamo niba ushaka kiriya gituza mbona cyabasajije sumukadi voyisi ijwi riri mu mutwe wa Asiya rya Nyakwigendera ridashobora gupfa kuvamo uko wishaki rifite vorote kanga ubwo ntago navugaga kuki ntacyo muvumbura ngo mukuremo rero abantu mwababaye mumbabarire birumvikana birababaje ashakaga nkanjye Theogene nakigezeho ntabwo Theogene ndi inkozi y'ibibi yego iyo nza kuba ndi inkozi y'ibibi muri iriya audio nari kuyubaka n'ikiganiro kikaza kiyubaka yego ariko ikiganiro gihabanye cyane n'iriya voice twugame turagaruka turagira ngo abantu banje banyizera nk'umukozi w'Imana badakora ikosa ryo kuntakariza icyizere uyu munsi ndamenyesha isi yose ko aba bantu buririye kuri iyi audio apana muri commentaire bari yabona inshingano zabo kandi ibyo bakoze nanjye nabishimye yego ariko hirya ya commentaire abari kuri kamera bashaka kwegiserera iyi audio ndabamenyesha ko nta rundi rukundo nuru na rumwe bafitiye umurimo w'Imana cyangwa umurimo w'Imana kuko niho turyamyeho nukuri ntarwo iyo abarwari ruhari yego tuba twarabibonye mu rupfu rwa Nyakwigendera yego njewe navuze ngo kamfatibuye ndi kubite mu gihuru nkoresha ijambo ry'igishegu sibyo uweretswe ni gute yerekwa Imana ikamubwira umugeni mama Asiya mama Pastori umugore wa Nyakwigendera uriya mubyeyi hanyuma ikimenyetso cy'uko nta yerekwa ririmo ikimenyetso cy'uko nta Mana iri muri biriya bintu ntabwo ari uko Noheli yatanze audio yayishiriye shebuja bantu banyumve neza kuko akimara guparama ngo yeretswe umugani we ikimenyetso barahita bakibona bamwemereye ko bazamukorera indirimbo bakayimuha nk'igihembo kuko yazamuye channel zabo indirimbo barayikoze amafaranga nibo bayatanze hanyuma uwayatanze ni nawe wanyatatse cyane ku wundi muvuduko hanyuma rero kaji wamugarura abanza atekereza abana yagiye atoragura hirya no hino azana kuri iyi mihanda ngo Nyakwigendera none ari abana Nyakwigendera bivugwa ko yabyaye hakaza abagore b'impu zitandukanye bigaragara ko Nyakwigendera abo yasambanyaga yinjiye audio nahaye Noheli n'abari abana bajyaga bazana igifite imbaraga niba mufite amaso areba niba mufite intekerezo zifungutse n'iki gifite imbaraga Theo hari ikintu nabonye kandi navuga ngo cyabaye mugani wawe yena ni n'uburyo bw'amagambo aremereye cyane wakoresheje wavuze ko ari biye wateraga ariko ikibazo kiriho cyane ndashaka kumenya ngo kubakira ku kiganiro cy'ibyabaye hagati kuko ntabwo wabwiraga umuntu utumva nawe yaragusubiza kandi nawe hari amakuru yaguhereza benshi bakomeje kuvuga ko ibya Noheli yavuze wari umuteguro bijyanye n'uko ariko byari byubakitse n'abo baterankunga bari ku ruhande yego ku ruhande rumwe nashaka kugira ngo twumve ikiganiro cyari kiri hagati kugira ngo ntiwandike message wo kwandika urabizi ukoreshejwe kuko wari uzi ko byanga byemera bizasohoka rikajya hanze harimo ibintu bibiri Noheli yansabye imbabazi ku biganiro yari yagukozeho ku biganiro yari yarankozeho mbere ashigikiwe n'abo bose sibyo n'ubundi abantu barabizi audio byange bikunde nashakaga kureba ese Noheli yasabye imbabazi Theogene nibishaka koko ese koko
nta kindi kibazo kiri hagati yanjye nawe ku buryo ndamutse nguye mu cyaha runaka Noheli akambona yambikira ibanga agahisha ubwambure bwanjye ntanjyane hanze. Iyo niyo ntego ya mbere nari mfite. Ariko maze kumuha iriya audio musekurira mu rukundo rwe no mwiyerekwa rye, ndebe Noheli niba koko imbabazi yansabye zari zifite iki ishingiro, ikimenyetso cy'uko yari yaje kuneka no kunyiyoberanyaho. Abantu bibuke twicarana nawe mu kiganiro, nukuri ngiyewe naramubabariye pe, kandi waranabigaragaje ku mutima wanjye. Ariko iki ni ikimenyetso cy'uko nta muntu wakongera kunyiyoberanyaho no kuza kunyishushanyaho ngo aje kunsaba iki imbabazi. Iyo aba Noheli yaransabye imbabazi Pasi, ntago yari gufata iriya voice namuhaye ku bushake ngo ayishire abazi ko ari abanzi banjye nibarangiza bayikine ibitureninga kuri uru rwego. Te urakoze cyane. Hari ikindi kintu ngiye kukubaza ibibazo nkabingaye na Samu yanaza kunyunganiramo. Bigaragara neza cyane ko abantu uyu munsi wa none bizera abantu kuruta uko bizera Imana. Urakabyara. Kubera ko nkurikije uko reaction abantu bagize. Bababajwe no kumva ko Theo atagira intege nke cyangwa se atacikwa mu buryo bo batazi kuko wabiteguye. Yenda tuzagora ku kiganiro cyabayo hagati ko nashaka kugira ngo numve uburemere bwa bino bintu bya Noheli uko byanga byemera mu kiganiro mwagiranye hari ukuri kurimo wahereza abantu kugira ngo bere no komeza kurangarira mu gutukisha Imana. Ariko reka tugaruke ku kintu cyitwa ikizera abantu bizera abantu kuruta Imana, bizera Theogene, bizera ubuhanuzi bwa Theogene, kwizera kuruta kwizera uwamutumye. Ibi bintu biraza kuzana ikihe kibazo mu murimo w'Imana mu Rwanda kuko bikomeje kuba ikibazo. Urakoze Pasi. Aha niho navuze ngo social media harimo gufana, ntiharimo gukizwa, ntiharimo gusenga, ntago harimo kwihana, ahubwo harimo gufana. Mukozi w'Imana runaka niwe twemera, uje ntituzi bimuzanye. Ngewe sinshaka unkomera amashyi, nkeneye umuntu umbwira ati mukozi w'Imana we ihane sibyo, uwo muntu yubahwe sibyo. Niki kiri gutuma abantu bafana abantu? Nibishaka Theogene akagira abantu be, Samu Gakire, Pasiteri Samu akagira be, ijuru ni iryande. Ndagira ngo mbibutse ko mwebwe mwese mudukurikiye, mu nda yo kwa Nibishaka Theogene mu gisekuru cye nta muntu ushinzwe, nta muryango ngira ufite kampani ishinzwe kurinda ubwami bw'ijuru. Ijuru niryo warikoreye inshuti zanjye, ijuru niryo w'Imana yaryemereye. Mu nda ya mama ntawe ushinzwe umutekano mu ijuru cyangwa kubarura bazaritaha. Ijuru niryo abera inshuti zanjye, ijuru niryo abarikore, ijuru niryo abakiranutsi. Ijuru ntago ari iryo ababwirije cyane muri social media, ijuru si iryo abahanuye cyane, ijuru ntabwo ari iryo abavugiye mama pastori, ijuru si iryo abamusebeje, ijuru si iryo abarengeye Theogene. Ijuru ni iryo abera, ijuru ni iryo abariharaniye. Aha niho nashakaga. Ndashaka dukizwe tutanyuze kuri Theogene, ndashaka abantu dusenge tutanyuze kuri Samu, abantu mureke twihane tutanyuze kuri Pasi. No, ntago Theogene ari password y'ubugingo bwawe. No, nakubwiriza nkarimbuka kandi wowe ukaritaha. Ikintu rero cyambabaje cyatumye mfunguka ubwonko ni uburyo abantu bari gufana kuruta kumenya n'iki twakora. Yego, nyuma yuko iyo audio isizwe hanze, yego, ubona ari iki byangije ku murimo wawe w'Imana? Ese ubu Noheli nk'umuntu wari wababariye, umubano wawe na Noheli ubuhagaze ute? Nta mpamvu niyi nimwe yo kudakomeza kumubabarira. No kuba yatanze audio nabwo ndamubabariye, no kuri rwose. Icyabimuteye nta kivuze mu kiganiro, nuko nubundi intego bafite ari yo gusubiza Nibishaka Theogene. Ese twakora iki noneho kimbitse agasubirayo? Mu yandi magambo, kuza kunsaba imbabazi anyereka ko yahindutse ari umutego n'ubundi
nari ntezwe kugira ngo ejo mvuge ngo mbabariye noheri ejo haza undi njye mu kigare cyo kubabarira kuko niwo muhamagaro wanjye nta nzika nzajyana mu ijuru. Byampaye rero irindi somo. Aha rero nkagaruka nkavuga ngo abumvise iriya audio mumbabarire kuko mwakomeretse kameme biranumvikana kuko ni audio yihabanye na nibishaka Theogene. Ni ikintu kigoranye gufata iriya audio ukayomekaho Theogene kugira ngo bisobanurire abantu tuziranye. Ni ibintu bigoye. Noneho abahanga bahite bomekaho kiriya kiganiro naraye nkoze ku rugendo online. Harimo amakorosi nka miliyoni. Umuhanga wapfa kumva birabina kabisobanukirwa. Kereka umuntu ufite umwuka wera. Rero abantu bareke gufana baze dusenge dukizwe. Ndarahira Imana isumba byose. Ntabwo naringamije kohereza Noheri kujya mu rugo rw'uriya mubyeyi. Ikindi rero kugira ngo abantu bamenye eske kubenura koma aha mpavuge arangaye mbisubiremo. Mama pastori arangaye. Niba umuntu adashobora gutinya kubyina ibisopo, niba umuntu adashobora gutinya ko ahanura koko nk'uko abivuga, izina profete ni izina ry'uwasengewe nshuti yanjye. Murasinziriye ntimubona? Nuwasizwe, nuwimitswe muri uwo mwuka, nuwarambitsweho ikiganza n'abakuru agahabwa iyo nshingano. Yasengewe nande? Yabikuye hehe? Yabirazwe nande? Wabimuhaye ninde? Ariko iyo utabimwise ni ingumi. Mu yandi magambo rero social media nashakaga kubereka ko irimo abapastori b'ibikwangari b'ibipupe birimo byibereye aho ngaho bidafite aho biva naho bijya. Murareba ntimubona, murabwirwa ntimwumva. Naraye mbasomeye ndababwira ngo murambara ntimushira imbeho, murarya ntimuhaga, ntimunyurwa. Nicyo umuntu yabakorera kugira ngo mukizwe. Profete ni izina ryiyubashye muri iyi si. Ndasaba nyakuba Antoine Paul Rutayisire ahamagara aba bantu, ndamwubaha. Gitwaza Tabara, mwegera aba bantu kuki bari gukora ibi bintu mubarebera. Izina Profete Noheri yasengewe na yimitswe ryari. Ariko iyo utabimwise murarwana. Nashakaga kureba, hari icyo nashakaga. Ntago ndi umupagani wo gushigikira ingegera zitiriwe iri zina kujya gutoba urugo rw'aba. Nanababwiye ngo nimureba nabi ruriya rugo kiragituza murakizira. Niba umuntu akubwiye ngo menya sobanukirwa breba Theogene yahahaga ni yangahe? Ese sumukadiri muri uriya mutima isevinze he? Ni muri gatushe, ni muri smartphone, ni hehe isevinze he? Ijwi yamusizemo, umutoma yamusigiye. Nanavuze ngo jewe naho Imana yamumbwira nacyaha kuko ntabwo nkwiriye. Ninjye ubivuze pasi. Njyewe nacyaha ntabwo mfite ibirungo nasiga kariya gahanga, simfite amavuta nashira muri uriya mutwe. Ubwo byasaba ko Imana impa ibintu bikubye kabiri byo Theogene yaratunze kugira ngo mbashe kurongora uriya mugore. Bantu mujye mwerekwa, mujye musobanukirwa, noneho mbahumuye amaso. Yasengewe ryari? Igihembo bamuhaye ni iriya ndirimbo, bamuhaye amafaranga yo kujya kuyikora kuko yari amaze kubazamura. Bavuga ati noneho reka dutondagire nibishaka Theogene. Hinjiriramo rero uwo twakoranaga, ubu tuvugana kirahita gisohoka. Simbivuze nonaha. Ubu ari hehe? Inyamata. Kugira ngo mumenye abampagurukiye abari bo. Umusaraba TV, Nepo, bavuga ko ari we wanzanye muri social media. Reka banza vuga. Pretse ngo yanzanye muri social media. Ni nawe rero wahaye uyu mupastori, ntibuka amazina ye. Muraza kumubona arimo aravuga cyane. Ndeni niwe ufite umuvuduko cyane. Kuri rya gufwa najugunye hahandi, kuri rya gufwa najugunye hahandi muraza kubona urifite neza. Hanyuma abantu bahite banyumva ngo niwe wanzanye muri social media. Niwe rero wagiye gutanga amakuru k'uyu mupasiteri ngo ngira umugore hehe muri Muhororo. Urakoze cyane. Aho niho reka rero aha naho mpoze. Yego. Kamera yakoreshaga nibishaka Theogene. Ndahiye isumba byose niba mbeshye. Imfura yanjye yitwa imfura ya se wihogora Sharon. Niwe mwana nkunda
mu buzima niga kubyara niwe nabyaye Yego. ni umwana w'isezerano uri mu irangamimerere akurikirwa na Irakoze Ishimwe Raki nonaha niba mbeshye Uwiteka abantu ntware nsigare ndicike nabwiye Yesu ngo nubona ngiye gutambika ibirenge naragukoreye turaziranye uzanyeze unyure cyangwa umuvandimwe wanjye Nyakwigendera n'abandi bagukoreye kamera niyanjye Samu untangira ubuhamya nza kuguhiga ngo nkwishyure urabizi Yego. Jerry untangira ubuhamya turi kumvikana Yego. kamera yayimaranye amezi 3 sinigeze mwaka n'icyatanu anyemerera ko tuzajya dukorana ikiganiro agashira kuri channel yanjye agashira no kuye nta mafaranga namusabye ntangariza isi ko mu baterese mushiki we ndimo nicyo naringiye kukubaza hanyuma ibyo nabyo ibyo ni ibindi nge niko mbaho ndakijijwe Yego. ndashaka nerekane abakozi b'Imana abapastori muri kubwira ngo babasengere mukarara mubaraza rwa ntambi ngo babarambikeho ibiganza nuko Theogene naje muri iyi sura rero mfungwa yambazaga ibiganiro ankubitira mu bujiji bwo kutamenya amategeko no kutamenya icyamfunga n'ikitamfunga barabizi ko nari maze igihe mfunzwe Yego. turi kumvikana ku makosa y'ibyo nakoreye ku mbuga Kuri social nkoranya media, baga yego. kandi by'umwihariko kuri channel ye Yego. ni ukuri yari ifite abasabu batagera mu ijuru uyu munsi batagera mu ijana yari apurayinze arahembwa simuhora ko nta n'igihumbi yampaye namaze ukwezi muri gereza mfunzwe namaze y'iminsi 42 yagiye mu rubanza rwanjye rimwe ajya kunyumvira urubanza bwa mbere barabisubika inshuro ya kabiri ntiyasubiyeyo yiriwe akora ibiganiro bapanga kuza kundeba n'uwitwa Pascal birangira Pascal ari ugiye ku rukiko wenyine abakurikiranye ifungurwa ryanjye muramubona umugabo w'umupira w'umuhondo w'urukara niwe wenyine wagiyeyo ni nawe wavuze ati Imana ishimwe ko Theogene atambutse nepo yibagirwa ko afite materiyeri zanjye ngo ajye gusomerwa mu mwanya wanjye hanyuma niba amenye ko mfunguwe azane kamera afata ikiganiro ndekurwa umugabo yababajwe nuko bandekuye kuko cyari kumushimisha ko njya mageragere hanyuma kamera yanjye ikabirangiye muri ubwo buryo uretse ndaje rero ndaje nguha umwanya umuntu urimo urakurya ndabyumva hari icyo ushaka kuvuga iki rero ni ukuvuga ngo uyu munsi harageze ko niba hari ikintu kibabaje Satani yashegeye akaririra niba hari ikintu kibabaje n'isi yose ibyumve n'Abanyarwanda babyumve kumva nibishaka Theogene umukozi w'Imana yacwanye na Nepo Museni umusaraba TV nkemera ngafungwa njyenyine nkabambwa bakambamba abana banjye bakajya mu ngaruka z'ubuzima butari ngombwa ndemera ndafungwa njyenyine uwumwe bakagira ibyo bambaza nkavuga nti jewe n'ubujiji bwanjye mureke umuntu mara igihe kingana kuriya mfunzwe ariko Nepo bantu barahita babibona ndashaka abantu bareke gufana muri social media niba ari ugusenga bashira amavi hasi batatia amavi chini tutaomba Mungu amen hakurikiraho iki ampagurikiriza abagore n'ubundi bamye bakorera ku musaraba TV basenyeye ngo baransengeye ngo mfungurwe barahindukira nimanye kamera ngo Theogene asubiyeyo ako kantu kasubiyeyo no bahise batureninga iko bazabigenza bakoresha uburyo bwose bushoboka kuba nasubirayo uyu munsi Nepo nyiri umusaraba TV ni tariki zingaho uyu munsi abantu barebe 29 z'ukwezi kwa gatatu 2024 baze kureba igihe iki kiganiro muhite mucyeditinga nona aka kanya gite gisohoka muraza kureba icyari bukorane n'ura mu pastori ndashaka kureba igisohoka mbere aka kanya ari mu murenge wa Nyamata kwa pasteri mu biganiro nanone byo gukomeza kunsebya no kunyangisha rubanda no kunsiga icyangiro no kunsenya
yego kugira ngo noneho ibya audio hazemo n'ibindi abantu bagira uko bamfata. Hanyuma nsoza kugira ngo mbakire mugire ibyo mumbaza. Umugore wa mbere ni uw'urukara munini wavuze ngo mbihawe nijoro ngo nari ndyamyira bimwe ngo musengere niba ishaka asubiyeyo. Nabiyamye kongera kweditinga ibiga ikimenyetso leta bakibona. Umuhungu atangira kubura content, cani tangira kumanuka kuko mvuye ku Musaraba TV. Ntazagera n'uzongera kujya kuhanshakira cano yanjye yitwa Iriba ry'Abera TV. Nibyo nzabazwa na Ribu bazabimbaze ku Iriba ry'Abera TV. Ikiri ku Musaraba sinemerewe kongera kukibazwa. Umuhungu arongera aca nyuma Ruhinga yongera kweditinga ibiganiro nafungiwe n'ubundi bigize amakosa atangira kubisubizaho. Yabipanze na babagore. Isi yose byumve. Abanyarwanda babyumve, Ribi byumva, abacamanza babyumve. Uyu ni wo mugambi rero ndi gucurirwa kugira ngo subire hehe gufungwa. Hanyuma abantu nibongera kubona bya biganiro bavuga ati uyu muntu koko ntiyumva. Uyu muntu ufunguwe yongeye kongera guhanura bya bintu. Kuko ntago abaturage bose bazi ibintu byo muri social media. Hanyuma rero Nepo azi password ya telefone yanjye. Ntago jewe nigeze ntangaza ko ari amafaranga yanjye yariye mu gihe nari mfunzwe. Ubuvugizi yakoze Imana imuha umugisha. Groupe yakoze Imana imuha umugisha. Ibyo yakoze byose ndabimwubahira, nzanabimwubahira. Ni ukuri rwose. Ndamutse nanga Nepo Imana impane. Nta muntu nanga uretse umubiri wanjye niwe Satani mfite wampinduka kakanya nkabikindi. Hanyuma tega amatwi. Itangazo rya mbere avuga ngo abadeyasipora. Turi kumvikana. Abadeyasipora amafaranga murayanyuza kuri telefoni ibaruye kuri Jeanne Paul Museni dusingiza Imana. Na abadeyasipora. Abo mu Rwanda murayanyuza kuri nimero ya Niba ishaka Theogene. Ibyo nta kintu bintwaye. Ushaka kunsebya ndazana kira kipapuro bajya ku historique yo kuva ku itariki 28 nibwo nafunzwe. Zukwa 12. Yego. Hanyuma ibyo nabonye yo ninjubizi. Nge nta mwanya mfite. Ibyanyuze kuri Zaburi. Message boherereje Brazil by'amafaranga uko yagiye asirikira. Njewe narabaze mbara miliyoni n'ibihumbi 210. Umwavoka wanjye yakiriye amafaranga ibihumbi 500. Ibyo nakazi kanyu. Hari urubuga rwari mu murenge wa Nduba mu kagari ka Gasanze umudugudu wa Nyakabungo. Urwo ni urubuga rumwe. Urundi rubuga rwabereye mu karere ka Kicukiro muri Niboye. Ibyo ntabyo muzi. Turi kumvikana. Urundi rubuga rubera muri Muhororo. Urundi rwabereye hano turi. Mvuze imbuga zingahe. Ntawamenye umubare. Theogene yari yakoze ibyaha bingana iki? Umwavoka ku buryo yagombaga guhembwa miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Na Kazungu bikekwaho ko yisha abantu. Byaramuhamye. Simbizi ntago mbizi sinje mbyitaho. Sinari mpari. Uyu munsi izo miliyoni nta mwavoka yazihaye. Theogene nari nakoze iki mu Rwanda? Ibyo byose ndaza ndaceceka. Hejuru y'ibyuma byanjye ndaceceka. Hari n'ibyo nabuze ndaceceka. Ndanabyigurira ndongera mbyongeramo. Uwo twajyanye ushaka kumva ibyo mvuga ko ari ukuri wa mugabo ucuruza ama PS mu mujyi yitwa nde? Kwagiye kubigura bya kamera kwa Shundu. Ndanamwamamarije Imana imuha umugisha. Oya kamera rwose sibyo. Ndongera ngura amabuye ikarita murarya n'ibindi ntashaka kuvuga. Ndaceceka. None muti Theogene nibishaka afite umugore yabitse mu nzu babyaranye umwana wamugaye ubana n'ubumuga biki n'ibindi byinshi. Ibyo nakazi kanyu. Ndashaka nereka isi yose icyo nibishaka azira. Akarengane ndimo nkorerwa ngambanirwa nabo nakamiye. Sibyo? Amafaranga yanjye bayestayemo wifi mu nzu bayaguramo intebe. Ndaceceka. N'amagaze n'ibindi bisa nabyo. Ndaceceka. Sibyo? Na televiziyo ndaceceka.
mwarakoze kuba mwarankoreye ubuvugizi. Ikintu kimbabaje ni uburyo dusoje nk'abapagani, twaraje tuvuga ngo tuje kuvuga Yesu, tugaragaje isura itari nziza. Hanyuma ni iyihe mpamvu umuntu wese uhagurukiye Theogene ari kujya kureba pasiteri? Aka kantu niko nshaka ko abantu bareba. Niki kiri gutuma ibyitwa amakosa n'ibibi byose Theogene yakoze biri gushikirizwa pasiteri Korode? Pasiteri Korode ni muntu ki? Ese koko mu Rwanda ni muntu ki? Urakoze cyane wamfura. Audio kwa Korode. Sibyo? Nepo kwa Korode. Umusaraba TV kwa Korode. Korode, what is this? Is social media. Kandi ari bantu bavuze ko umusaraba ari cyo ari ryo zingiro ry'ibyo byaha byose. Yes. Aha hantu rero abahanga mu gusesengura muhera hangaha niza 3 ya primaire na 3 nta nirindi rirengaho. Aya rampagije nayo Yesu yanyegesheje. Natanyica zankiza. Ngaho mbaza. Sam, muhereho cyangwa jewe reka mpereho ariko by'umwihariko Abanyarwanda abari mu mahanga mwumvise iriya audio, sorry 100%. Ntago ndi inkozi y'ibibi. Uweretswe yerekwa sinari mpari. Imana imusura ntago mbizi. Ntago mbizi. Sitake bingine sio kama napenda. Sawa. Jewe ikintu kintunguye pasi urakizi? Ntunguwe yegereza mikoro neza. Ntago nari nzi ko kuva yafungurwa burangiye sinyankunda kwinjirira abantu mu buzima ngo menye ibintu byinshi. Ntago nigeze menya ko bagiranye nyine ayo makimbira zigezaho n'umusaraba. Jewe aba bombe batuyikagugo nanjye niho ntuye. Gusa icyo nari nzi ko umwari muramu wundi. Urakoze cyane Imana iguha umugisha. Kuko makuru bakitare niyo bafite. Ya. Nzi ko umwari muramu wundi numva ari abantu bashyigikirana abantu yego. Mu rubanza rwawe ngira ngo abantu wenda utwo tuntu tundi twajemo ntaga abantu bari batuza, ariko ngiye numvaga ko Niba ari we muntu washatse umwavoka, ari we muntu wabikurikiranye buri kimwe cyose. Ibyo bintu rero birantunguye ukuntu hajemo utwo tuntu tundi nibyo bya kamera ntabyo nari nzi. Uranakoze gushyiraho umucyo wenda abantu babimenye nimba hari n'uburyo mutabanye neza nimba binagiye hanze bisobanuke neza abantu babimenye. Ese ngiye ndi kwibaza umuntu w'umufamiliye cyangwa se umuntu umukwe wabo muramuwe aya makimbirane yawe nawe ese koko nibyo ko ni urumuramu cyangwa oya jewe ntereta mushikiwe ndanamukunda nubu tega amatwi reka twiyumvire ukuri ntereta mushikiwe ndanamukunda nawe arankunda simvuze amazina ye ubwo niba hari umugore nabitse mu nzu rero ni mushikiwe sibyo kuko nta wundi muntu mu gihe cyose menyanye na Nepo nakundanaga nawe. Naravuze ngo ejo mu kiganiro ntihagire umugabo wongera gukora ikosa ryo kwisobanura ku gushinjwa abagore mu gihe yibana. Ntihagire umugore ukora ikosa ryo kwisobanura. Nizi ngunzu ubona ziri kujya guharamba rura rugo rwa Siya sibyo? Mvuze ingunzu ziri kujya guharamba rura rugo na Yesu yararikoresha iryo jambo. Byibura nangwa na Nohera aravuga ati jewe ijwi ryansanze Imana yansanze. Abateretswe baritwaza iki? Sibyo? Irari. Nuko Nyakwigendera tarurimo. Iyi pusi itari mu nzu imbeba ntizitinya kunya ku meza hari abashitsi. Iyo abarura rugo rwa Theogene harimo ipusi nta mbeba yajyayo. Reka munshinje abagore nuko nashenye. Ndabyemera ni igikomere mbana nacyo. Uwankubitira mwaho rero afite ishingiro. Reka noneho ndongore. Reka ndongore kandi nukuri ndazana umudiaspora. Arajya hehe kwijuru ritabaye. Mu kwa karindwi ari mu kirere. Aragira ati nubwo nakubona gusa ngapfa. Birahagije. Mu yandi magambo nuko hari ijambo rikomeye n'imbuto yabonye neza. Ibi rero ngo Theogene ngo afite video ngo asambana ntazo mwaba mufite ngo mureke kuzizana. Umuhanga azagerageza. None ikintu gisekeje
ni uburyo mba muri muhororo, ni ukuri simba muri muhororo. warimutse se? Inshuti yanjye Theogene uzumva avuga ko aba ku Gisozi, Theogene uzumva ko aba i Nyamata. Narabavumbuye, narabamenye, simba muri muhororo. Bamwe bati abigasanze, ntago mbigasanze. no kuvuga ngo mushiki wa Nepo Buretse gatoya Theo, wavuze ko umutereta kandi umukunda. Ubundi hari uri mu kirere mu diaspora ugiye kuza mu kwezi kw'indwi. Turatoranya kuba perezida wa Repubulika. Nawe kamite ngusubiza sibyo. Hanyuma mu gihe nabonye ko umuriro watse kwa mabukwe no kwa data bukwe rero, ubwo nyine kubera ko Theogene ntago ndi ikibembe, ndi muzima, ndi umugabo wakitaho nkaba mwiza. None ahunjyanye mu mategeko y'umuhanda nayiga nkazana perime. Imana yampaye impano yo gufata mu mutwe. Ntago namugaye, ntago nashenye kubera ububwa cyangwa kurangara cyangwa kubura ubwenge. Ntago nabura umugore. Buriya aho kugira ngo njye mu rugo rurimo induru, mpagurukiwe n'uwakanyubatse agakavaringa ibibembe byanjye, akavuga ati hanyuma se mu gihe naba nubatse nabi na mushikiwe yambikira ibanga. Ibyo azanye turi mu rukundo yabihisha twaserereye no mushikiwe. Hanyuma rero mfite uburenganzira buhindukiza ikirenge, kuko ntago nshaka kuzongera gukomeretswa n'icyitwa urushako. Nabonye isomo rikomeye, icyo si cyo wendaga kumbaza. Hanyuma atinya ijambo rivuga ngo Theogene mukozi w'Imana, I love you so much. Ngiye kurira indege mve muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta ya Texas. Uranyumva neza? Njya numva bavuga ko nta wakwemera, niyo nakubona gusa ngapfa mu kwa karindwi umugisha abantu banambira abandi. Iryo jambo rero rirahagije. Uwo niwe nanjye, naho yahinduka iryo jambo nzarizirikana. Niyo mpamvu nujya gushwana n'umuntu uzarinda icyiza yakoze, ntukamukubitire mu bibi wamubonye. Nukuri. Murakoze. Umbaza. Sishaka ko tuza gutinda muri ibi bintu cyane. Kuko Theo navuga ngo nubwo akoze ibiganiro byinshi, iki kiganiro kibaye ipfundo ry'ukuri ko twari kuri ku mutima wawe. Theo reka tuvuge kino kintu. Abantu benshi bibaza Theo ubundi twamushyigikira gute kugira ngo umurimo w'Imana we uve mu kajagari. Twere kubona Theo usa nkaho nawe atafite adresse, usa nk'umuntu nawe uzerera mu murimo w'Imana utabaza ngo ndamushakire ndamusanga he. Theo kuri muri Theogene umunsi wa mariage ni nawo munsi wo kwimikwa ku bushumba. Simbahaye content noneho y'umwaka. Umunsi wo gukora mariage ni nawo munsi wo gusukwaho amavuta y'ubushumba. Nanze gushinga idini nkiri muri iyi situation. Nta mugore waza kurinda amavuta yanjye nibana. Niho mutubeshyara. Nakunze kubabwira ngo nujya mu rusengero ukabona umushumba yicaye kuri podium afite protocol, ariko mama pastor ntashobora kumwicara iruhande rwe. Sohoka muri urwo rusengero kuko ni mu kuzimu. Umugore utajya kubaka amavuta y'umugabo we hejuru ya ziriya ni ikimenyetso cy'urugo bubatse. Nukuri. Ni ikimenyetso. Ariya kuriya guheheta, arara heheta kuri WhatsApp akimu uwo babana umwanya. Sinkeneye umugore nzaca inyuma, sinkeneye umugore nzakomeretsa, sinkeneye umugore undi mukobwa azaza guprotokora amavuta yanjye nitwa ngo mfite umugore. Niho muri inkozi zibibi. N'ishyano ryaguye. Ihishurirwa ryanjye ryamishuriye byinshi. Ntabwo waba ukunda umugore wawe pasi ngo areke kuza gukavaringa amavuta. Benshi babashyira mu bikari. Ntiyanahakandagira. Hari abagore benshi muri izi nsengero bafite ibikomere baba badashaka kuza kuvuga, kuko ntibafite umwanya wo kwibabariza abana babo ngo batingo, ariko bamugaye mu mutima, bashengutse. Niba umukunda natera intebe iruhande rwawe, yayitera te na zira message urara wandikirana, wazitera te, yahicara te na kuriya guheheta. Abagore basimbujwe telefone mu bituza by'abagabo babo. Imana ibomora ibikomere. Niyo mpamvu umunsi wa mariage yanjye hazabanza mariage hakurikireho gusengerwa ku bushumba.
abantu benshi cyane bashimishijwe na buno butumwa utanze ngira ngo ikintu bahoraga bakibaza cyane kubera ko audio muyijugunye kure y'inyanja ntihagire uwongera kuyitaho mwite ku kiganiro naraye nkoze n'iki ngiki muramenye icyo narimbitse muri Theogene. Theo, hari ubutumwa ngira ngo abantu benshi cyane bakuye muri kino kiganiro ku mucyo w'ibyo bintu byose. Ugiye kwimikwa hano mashobora uzimikirwa muri hetorero ese mu by'ukuri ko wumva Texas Theo tuvuge ko ubu agiye gukora umurimo mu Rwanda by'akanya gato ariko agiye kukomereza iyo ngiyo ibwota amasimbi. Bo byose Imana erega Theogene bamurebere mu isezerano riri gusohora. Nje ntibandebere ko ndi kutungwa na social media. Ari nayo mpamvu abantu bona bahagurutse ku muvuduko uri hejuru nuko bahishuriwe icyo mfite. Yego. Ndasubiramo akakana. Impamvu Theogene nahagurukiye ku rwego rwo hejuru abandwanya bo bahishuriwe ikindimo. Ikibazo sitewe kuko nzapfa nzabora nzibagirana ariko ibiri muri jewe bigomba guteza induru nihame. Nukuri. Urumva? Umurimo ni mu Rwanda, gusezerana ni mu Rwanda, kwimikwa ni mu Rwanda, itorero riri mu Rwanda aho rizagaba amashami ni Yesu ubizi. Hanyuma ryitwa iriba ry'abera ibindi nzabishiraho nyuma. Iriba ry'abera. Nukuri iyo ni ministry ikomeye cyane kandi abakunda Theogene nabifuza kumushyigikira. Ntagira untakariza ikizere ndakijijwe. Ibi ngo abajiwe arabarongora ngo umuntu ubwira ngo benura ngo gira ngo benura ngo yageze hose ngo arasa ngo asa nongere aka kantu ngasobanure. Uriya mubyeyi mukomeje kumushiraho igituta akajya mu ese mbabaze yaza kuba dasenga ari nk'aba bo kuri iyi mihanda babandi bakiradodora bakiradodora muba mumugeze he barabonye ibyo bavuga noneho pasi karame hari icyo ntashakaga gukora ariko uragikoze nge nta majwi yanyu ndi bukine nta n'amafilime nkeneye kwerekana ndakijijwe ningira n'uwo nshira hanze ngo audio ibiki nta mwanya yego sibyo Noheri nta leadership yindi tugirana sibyo yibereho mu buzima bwe ibyo arimo nibimuhira tuzavuza impundu nukuri ariko nibinanga nawe azatuza Imana izamuhemba ibindi yego ariko ndagira ngo mbabwire aka kana sibyo yego sinzi ikintu abantu bashaka kumenya kanegere hano ngewe ndakubaza icyo nkubaza ari cyo usubiza iyi foto ni yande Asia Uwanyana okay hari ikindi ndengejeho oya iki ni iki nama voicemail iki ni iki ni voicemail you know ndashaka usomera isi yose iyi message ivuze ngo iki Imana niyo nkuru muri byose urakoze hari ikindi mvuze Imana imuha umugisha ubupfura bwe n'uburere ntabitakaze kuri iyi mihanda Imana igumugisha sibyo birenze bisama hari ikindi ndengejeho oya hari audio nkinnye oya kandi zirimo ntizirimo hari uzaho mpurira nawe oya hari uzi icyo tuvugana hari umenya icyo twavuganye ko ntagitangaje kuri iyi mihanda please mutwitondere ntago navangiwe ndi muzima ikosa ntashobora gukora nukuza gukina ingirwa amajwi hehe kuri izi kamera kugira ngo konfuri wemeza abantu kuri umunyakuri ko ndi umuhatari ko nkome oya ntago ngewe nje nzanye induru n'intambara yego ndakijijwe Theo Imana igumugisha cyane ngira ngo abantu bifuza byinshi cyane musure iriba ry'abera TV kandi bace mu gikari bansure bakuganirize banagusobanuze ahubwo ndagaye umuntu uri gukomeza gukina video za Noheri arimo aramwohereza mu kuzimu yakamusanze ati Noheri dukora iki ujye mu murongo w'ijambo ry'Imana niba babona koko yayobye niba babona yayobye kuki mushimishwa n'ikintu cy'icyaha umuntu aguyemo mukakizana kuri iyi mihanda Bibiliya iravuga ngo nimugende mu mahanga yose abazemera muvuga ubutumwa abazemera muzaba bati mubwire abantu mubahindurire kuri Kristo nukuri ne parungukira he mukunsebya kamera ni yanjye naba barajye kugurisha isambu kwase ntabwo rero mukankubana arusha se isambu agure kamera Imana imuhumugisha nawe hanyuma ibi ngo yanguriye cano nta cano yanguriye rwose sinigeze ngura cano ngira ngo na process yari irimo kubigura niba ari umuhanga wayinguriye ababwire password sibyo reka twere kubitindaho cyane kuko please Ako process yo kugura cano ntiyari hari urakabyara ndabizi twarajyanye
nanjye nari impari cano twagombaga kugura mbivuge neza isi yose ibyumva niya dore imbogo bivuge neza ntitwajye duca ibintu ku ruhande twari turi kumwe mu mujyi hariya kuyihe resitora kuri gift restaurant kuri gift restaurant turacekinga dusangamo amakopyright n'ibindi bisa nabyo ndayireka yashakaga 500 yo cano sinayiguze iriba ry'abera ministries yafunguwe na nibishaka Theogene ni nanjye uyikoresha abahanga bajyeho barebe hari izindi saga ziri muri iriya cano iyo nkenera gutwika iyi mihanda nari guhamagara ibishegu n'ibindi bisa nabyo nanjye nkarundaho hariyo nibishaka Theogene wenyine n'ikindi kiganiro kiriyo cy'uwitwa imbeba y'inzungu bajyeyo barabibona ni ibintu byiza cyane Theo reka tubwire ngo umugisha w'Imana iriba ry'abera ministries ni ihema nziko rizatwikira benshi kandi rizamara inyota niriba rizamara inyota benshi Theo reka dutange nimero ya telefone yawe ubundi usengera ubwoko bw'Imana ntaratanga nimero de telefone umuntu wacumijwe n'iriya audio nafatiriya kotegisi bakoresheje iriya pampa yitwa audio ajugunye kure mu nyanja yitwa kwibagirana yongere asesengure neza ikinyarwanda cy'ikiganiro naraye nkoze n'iki ngiki acyumve ndashaka kuzabaza Noheli kugira ngo umenye process y'ibigano byari biragati hariya kuko waramubwiraga yarishyuraga kuko hari impamvu z'ibyo byose kandi Theo gumisha nimero ya telefone hanyuma ndabasezeye inshuti zanjye numvaga ndusha umutima ariko ubu ndaruhutse icyari kibyimbye ndakivuze icyari kimbangamiye ndakivuze n'ukuri ubu ndaruhutse nongere ntangariza isi ngo n'ukuri ndabababariye n'ukuri kose ndabababariye Theogene Imana izampa ijuru nta kindi nifuza umukristo wese azakomera mbibutsa aka kantu uwisize azagwa n'uwasizwe azagwa naraye mbivuze ejo ariko ufite iriba ry'amavuta muri we azakomera Imana ibampera umugisha telefone ni 07 8 8 8 01002 muze twumva ijambo ry'Imana dukizwe ariko kandi mujye mwumva ibiganiro mugere no gusesengura umwuka w'Imana abomeho amen reka dusenga Imana Mana data wa twese uri mu ijuru uri umukozi w'umuhanga shirwa hejuru Mana womoriye imitima yari yagiye kure igaruke mu murongo kandi nanjye Mana ukomeze kumbeho undinde satani undinde gereza undinde abakobanyi undinde abadayimoni undinde abazimu bose mu izina rya Yesu nshinganishije ubugingo bwanjye mu biganza by'Imana Mana uzandengere amen Mana umugisha nawe warudukurikiranye kandi Imana ibarengere mwese kandi bashyigikire Theo n'iriba ry'abera ministries ndetse n'ubwo bukwe twitegura bazanantwerere oya bahera aka kanya banantwerere kuko buri vuba ni muri uyu mwaka tuzagenda tuganira ibindi byose turi kumwe kaza ariko igifite agaciro no kubanza kumbabarira kubwiriya voice mbabwiye impamvu yayo iriya voice nayicuze mu buryo bwibuye ndi nagahano nibonera ibyo kandi hari icyabonetse murakoze kandi rutumwe tubonye Asia yatanze kuri wowe kandi n'ibindi byose nk'ibyo Imana ibamugisha turabakunda cyane Imana ibarinde nimuze Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.